data bavandimwe turabasuje kandi aho muherereye mwese tubahaye ikaze muri wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ni mu kiganiro cyacu mu byutsa akomeza agende kuri Goodrich TV. Ni yasa yacu dusanzwe tubanamo dusenga kandi twumva ijambo ry'Imana. Muri kumwe na mwene Sore Vera Pasteur Ndorimana Edouard ubasengera kandi ubakunda iminsi yose. Mfite umutima wo kumva nagusengera nubwo bitoroha nubwo bigora, ariko inyota numva imbamo aho uherereye unkurikira muri gihe mba numva inyota mfite ariyo kugusengera. Ndabizi ko turi mu bihe bitoroshye, turi mu bihe bigoye, duvuye mu gihe cya COVID-19 yateje ibibazo byinshi, teza kubura akazi, teza abantu gusubira inyuma, teza ibibazo bitari bimwe. N'uyu mwanya tukiri mu ngaruka za COVID-19. Nubwo Imana igenda yongera ikatwubaka, ariko hari ibibazo byinshi ndetse mu buryo bwa ekonomi, mu buryo hari abantu batabayeho neza bitewe n'izo ngaruka zose z'icyorezo cya COVID-19. Ndagukomeza nkubwira ngo Imana irabizi. Imana irabizi. Hari ibibazo, hari akazi wari ufite uragatakaza, hari ubuzima wari ufite ibintu birazamba, hari uko warubayeho kandi wari ufite uburyo bwose bwo kugira ngo ubashe kwifasha, ariko icyo kiza twagize ku isi yose cyagize ingaruka ikomeye, giteza ibibazo. N'uyu mwanya turacyari kwihandura imyambi yacyo, ariko humura, Imana irabizi. Hari n'ibindi bibazo bitari COVID muri ubu buzima bwa buri munsi tubamo, tukagira ingorane, ariko Imana yacu iduhozaho ijisho. Iratureba ku manywa, iratureba nijoro, iratureba tugenda dusohoka iwacu, ikatureba tugaruka dutaha, ibana natwe ubu umunsi ku munsi, isaha ku isaha, munota ku munota. Imana ihora itubereye maso. Rero aho uherereye hose, waba uri burasirazuba, waba uri burengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, by'umwihariko hano mu mujyi wa Kigali aho turi, ngo haye ikaze muri uyu mwanya. Tugiye gufata umwanya tuganira ijambo ry'Imana tunasenga, ngo haye ikaze wiba kure yanjye. Kandi nongere nkwibutse, ndakwibutsa ko tukomeje amasengesho y'iminsi 40. Tugeze ku munsi wa 28, ejo ni munsi wa 29, tuzaba tubura iminsi 11 ngo dusoze amasengesho yacu. Reka nkubwire mwene data, umunsi w'ejo kuwa gatatu dufite abashyitsi guturuka Rubavu, dufite abayumbe tuzabana nabo, zaba bari kumwe, ari timu ngari izaba ivuye Rubavu. Turi kumwe kandi n'abakozi b'Imana guturuka hano mu mujyi wa Kigali, turi kumwe n'abantu batandukanye. Ejo igitaramo kizaba ari umuriro, ejo tuzaba dusengera abantu, ejo tuzaba turimo dukoreshwa n'Imana nguko ibigambirira buri munsi, kuko Imana ndiwema gukorera abantu ibitangaza no kubagirira neza, no kubakiza indwara, no kubakiza ibizago, by'umwihariko gutanga agakiza. Niyo ntego y'Imana. Abantu barakizwa, barahinduka, ariko kandi ntabwo ikiza ibizaha gusa, ikora no ku mibiri yacu ikadukiza. Umunsi w'ejo, niba udafite ikintu cyatuma utaboneka, ngwino dusengana. Umunsi w'ejo saa 4 za mu gitondo, tera intambwe hano i Remera kuri Nazarene. Ni hano hepfo gato munsi ya gare ya Remera, umanutse kuri station ya SP, ugaca ruguru yayo, ugatambuka ku kabari kitwa Kamageni, uhita utambika ugera mu rusengero rwitwa Nazarene. Urinjira kuva saa 4, igitaramo kiraba gishyushye. Turaba dusenga, turaba twinginga Imana muri amasengesho y'iminsi 40. Hari icyo Imana yagukorera. Ntabwo ndi butinde rero, ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana maze dusenge, maze tubashe kuza kumva icyo Umwuka Wera aganira natwe mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo dusome mu gitabo cyangwa se igitabo cy'Abami, Abami ba kabiri, cyangwa se igitabo cya kabiri cy'Abami. Turasoma igice cya 5, dusome n'umurongo wa mbere. Turasoma iyi nkuru, niyo nshaka kuvugaho gatoya maze tugasengana.
Abami ba kabiri gice cya 5 n'umurongo waho wa mbere turasoma tugere kuri 14. Haranditswe ngo Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi. Bukeye bajya mu gihugu cya Isiraheli, banyagayo umukobwa muto abo muja muka Namani. Maze bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati, icyamba databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Namani ajya kubwira shebuja iby'umuja waturutse mu gihugu cya Isiraheli yavuze. Nuko umwami w'i Siriya abyumvise abwira Namani ati, haguruka ugende, nanjye ndandikira umwami w'Abayisiraheli urwandiko. Namani arakaragenda ajyana itarando z'ifeza 10 n'ibice byiza 6,000 n'imyambaro yo gukuranwa 10. Nuko ashyira umwami w'Abisiraheli urwo rwandiko rwari rwanditswemo ngo, nuko rero urwo rwandiko rukikugeraho cyangwa se nirukugeraho, nkohereje umugaragu wanjye Namani ngo umukize ibibembe. Umwami w'Abisiraheli amaze gusoma urwo rwandiko ashishimura imyenda ye, aravuga ati, ariko uwo mugabo kunyohereza umuntu ngo muvure ibibembe, ni nge Mana yica kandi beshaho? Nuko nimubitekereze, ndabinginze menye ko ari ukunyendereza. 8. Nuko Elisa umuntu w'Imana yumvise ko umwami w'Abisiraheli yashishimuye imyenda ye, amutuma ati, niki gituma ushishimura imyenda yawe? Mureke asange aramenya ko mu Isiraheli hari umuhanuzi. Nuko Namani araza n'amafarashi ye n'amagare ye, ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa yera ko amutumaho ati, genda wiyuhagire muri Yorodani 7, umubiri uzasubira uko wari uri, nawe uzaba uhumanutse. Maze Namani abyumvise ararakara, arivumbura ati, nahoze ngira ngo nibura uri busoke uhagarare utakambira izina ry'Uwiteka Imana yawe, maze urembarembye n'intoki hejuru y'ibibembe ngo ankize. Mbese inzuzi z'i Damasiko, Abana na Fapa ntiziruta ubwiza amazi yose iyo mu Bwisiraheli? Sinabasha kuziyuhagiramo ngo mumanuke? Nuko arahindukira arigendera arakaye. Abagaragu be baramwegera baramubwira bati, data, iyaba uwo muhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye ntuba wagikoze, nkanswe kubwirwa ngo iyuhagire uhumanuke. Nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7. Uwo muntu w'Imana yari yamutegetse, uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'umwana muto, arahumanuka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turagushimye mwami Yesu kubw'ijambo ryawe, turagushimye kubw'umugambi wawe mwiza wagambiriye gukirisha ubwoko bwawe iri jambo. Reka ubwo ndivuga ntabarye mwami Yesu, ukuboko kwawe kwiza kubane nanjye kuva mvuga no kugeza dusenga, maze imitima ikurikiye ibohokera imbere yawe. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu umucunguzi wacu, amen. Bene data bavandimwe mudukurikira, ndagira ngo uyu munsi tuganirire ijambo nahaye insanganyamatsiko ngo emera inama z'Imana. Emera kugirwa inama kandi wemera inama z'Imana. Emera inama, ariko cyane cyane wemera inama z'Imana. Abantu benshi bashobora kwemera inama z'inshuti zabo. Inshuti ikakugira inama ni byiza, ntabwo ari bibi. Kemera inama zabo mukorana, kemera inama zabo muyoborana, kemera inama zabo mugendana. Yemwe hari igihe ziba ari nziza, ariko hari n'igihe ziba ari mbi. Hari inama twagiriwe n'abantu, ariko inama batugiriye dusanga badushyize mu rwobo. Kandi mwibutse ko inama z'abantu ziradufasha, ariko hari n'igihe zitadufasha zikatujugunya habi. Bibiliya ivuga ko uwemera kugirwa inama ni umunyabwenge. Kandi Bibiliya tubwira muri Yesaya igice cya 1 n'umurongo wa 18, haravuga ngo nimuze tujye inama ni Uwiteka avuga.
Bibiliya tubwira ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku, Imana yabyeza bigasa na sheregi, bigasa n'ubwoya bwera bw'intama. Bibiliya ikakomeza ivuga ku murongo wa 19 ngo nitwemera inama tukumvira tuzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko kandi nitwanga tukagoma inkota y'Uwiteka izaturya. Niko akanwa k'Uwiteka kabivuga. Yesaya akora konkiriziyo agaragaza ko atari ubivuga ahubwo ari akanwa k'Imana. Inama ni ikintu cy'ingenzi. Inama zubaka urugo, inama zifasha abantu, inama zifasha abantu mu bikorwa byabo. Yewe ubonye umujyanama mwiza ababonye intambwe nyinshi zo gutera akomeza ajya imbere. Ariko se umujyanama mwiza ninde? Wamukura hehe? Kubonye umujyanama ababonye umuntu w'agaciro. Bavandimwe bene data, turabona inkuru ya Namani. Namani yari afite poste nziza, yarakunzwe n'umukoresha we. Yewe Bibiliya yatubwiye amagambo meza natangaye. Iratubwira ngo Namani uyu nguyu, iratubwira ngo Namani yari umugabo w'ingabo z'umwami w'i Siriya. Icya mbere yari umutoni kuri shebuja kandi umunyacyubahiro. Yagaragaraga neza mu maso ya shebuja. Yewe yari umunyacyubahiro, yari uwo kuba. Bibiliya iratubwira ngo kandi niwe Uwiteka yaheshaga kunesha mu rugamba Abasiriya barwanaga. Yaratabaraga agatabarukana intsinzi. Yari umugabo uzi kurwana, yari umunyamaboko. Aho yateraga yarateraga akagarukana intsinzi. Yewe Bibiliya iratubwira ngo Uwiteka Imana yamuhaga kunesha aho yabaga ateye hose. Ariko yari afite ikirembe. Birizi kuvuga ibintu neza ariko igashyiraho ijambo ariko. N'uyu mwanya hari abantu rwose bagaragara neza, bameze neza, baryama mu nzu nziza, yewe bafite akazi keza, bafite imodoka nziza, bafite amafaranga, bafite ubuzima bugaragara neza, imibereho basa naho bayifatishije. Ariko hari ikibazo kibanga kitazwi na buri wese. Icyo kibazo rero hari igihe abajyanama batakibonera igisubizo. Icyo kibazo muri iyo situwasiyo waba urimo, hari igihe abajyanama bawe, abo mubana musangira, abo mugendana b'inshuti, abo mukorana mu kazi, abo mutaramana, hari igihe ugira ikibazo badafitiye igisubizo. Turabona uyu muntu wari umugaba mukuru w'ingabo, mu by'ukuri yoherezaga ingabo zikagenda kandi azitumye zikazana intsinzi. Iyo bavuze titire yitwa umugaba w'ingabo, biragereranywa n'umugaba w'ingabo mu bihugu byose. Abitwa abagaba abari bakuru mu bandi, n'abasirikari bakuru mu bandi, n'abasirikari perezida y'icyubahiro, n'abasirikari batumwa bakabize ko batumye bazana intsinzi. Ariko ngo muntu nubwo yari afite icyubahiro kingana gutyo kwa shebuja, nubwo yari afite icyubahiro mu ngabo, nubwo bamutereraga saruyuti, nubwo yatambukaga bagafunga amaguru bakavuga ngo urakomeye, yari afite ikibazo cyitwa ikirembe kandi kibanga. Mbibutse ko iyo baga yambaye imyenda ntabwo abantu babirebaga, ntabwo ingabo zabibonaga. Ibirembe ni indwara umuntu arwara igasesa imbere ku mubiri. Ushobora kuyambariraho, ushobora kwikenyereraho igitenge, ushobora kuyambariraho baze, ushobora kuyambariraho kositime, ushobora kuyambariraho inkweto, ushobora kuyambariraho ibintu byose, ugaragara neza inyuma, ariko imbere hari ikibazo. Uyu muntu yaragowe bene data, uyu muntu yaragowe, yari afite ikibazo kitamworoheye. Kuba uri mu bantu ukishima ukongera ukabihisha, ukashaka kwishima ukongera ukabihisha, ugashaka kwishima ukongera ukabihisha. Mbibutse ko umubiri uribwa tushobora kubisiporuta byanze bikunze, hari ukuntu wumva wakoraho.
n'uyu mwanya hari abantu badukurikiye bicara mu mabiro akomeye ariko intebe bicayemo bazirwariyemo. hari abantu badukurikiye bakorera mu mazu meza, baryama mu bitanda byiza, bagendera mu modoka meza, barasa n'abafite ubuzima bwiza, ariko ikibazo kiri imbere. aho wicara wagiriye ikibazo, aho utaha nta mahoro uba ufite. hari ikiremba Imana yagukiza. ijambo ni rimwe, kwemera kugirwa inama n'Imana. tugira abajyanama batubwira ngo uzajye kwivuriza ahantu hakomeye. murabizi ko mu Rwanda dufite ibitaro bikomeye, dufite Roi Faisal, dufite CHUK, dufite Kanombe, dufite Rigasi, dufite Nyirinkwaya, dufite hepfo hano hari amavuriro menshi hano i Kigali, kuza kuyatondora sinabishobora. dufite Kacyiru polise, dufite ibitaro kandi n'ukuri pe birakora neza, baradufasha mu buryo bukomeye. dufite amadispenseri, dufite amavuriro atandukanye, dufite ba muganga online, dufite uburyo bwose bw'ubuvuzi. ariko pe hari igihe ibintu byose bagupima bikaba negatifu, ukagira indwara muri wowe, bagapima bakavuga turi muzima, bagapima amaraso uri muzima, bagapima inyama uri muzima, bagapima imitsi uri muzima, bagapima inyama zawe zose, ariko bagasanga uri muzima. ariko uburibwe burakomeje, ugakomeza ukaribwa, ukababara, ukumva reka dani uryama, ntusinzira, ntugoheka, ibihe byose urara usa n'umuzamu. Imana yaguhaye uburyo, yaguhaye ibiryo, yaguhaye uburyo bwo kuryama, yaguhaye uburyo bwo gutaha no gusohoka, yaguhaye urara, yaguhaye izina ryiza, ariko ikibazo ufite kiraremereye, wowe ukibura igisubizo. hari inama y'Imana, hari inama y'Imana, hari inama y'Imana. njya mbabara iyo abantu badaha iby'Imana agaciro. Namani turamubona Namani harakomeye, arasohoka, umwana w'umuja akamureba, umuboyi wo mu rugo, umutetsi wo mu rugo, umufasha imirimo, umukoropera inzu, babana babandi badufasha buri munsi, akamureba akabona umugabo arishima, akabona umugabo arababaye, aragenda asanga nyirabuja, aramubwira ati ariko mabuja, icyamba databuja Namani akamenya ko i Samariya hari umuhanuzi w'Imana wamukiza biriya bibembe. ibaze kugirwa inama n'umukozi wo mu rugo, ariko uzi amakuru. uriya hari abantu bafata amakuru bakatesha agaciro. reka mbabwire, kuduhamagara kuri telefone ntibihagije. ko Namani uyu nguyu wari umugaba mukuru w'ingabo atatelefonnye, atahamagaye, yarahagurutse aragenda, bamurwandiko kuko yatekerezaga ko Elisa atari bunabyemere, ndetse n'umwami w'Abisiraheli cyangwa se w'Abisamariya mbere nuko bahitaga Samariya atari bubyemere, bamwandikira urwandiko bamusabira audience ngo bakimubona bemere bamufashe babashe kumukiza. n'urwandiko ararutwara ararugendana. mu kugendana urwandiko munyuze neza, ngahinduka imbere y'umwami, umwami ararusoma, ngo hari yanditsemo amagambo avuga ngo ukimara kubona umugaragu wanjye Hamani, uwo mugaba w'ingabo, mufashe kugira ngo abashe gukira ibibembe. ngo umwami arusomye bimutera ubwoba, atekereza ko ari ukumwenderanyaho. kubera iki? nawe yabonaga nta gisubizo cy'ibyo bibembe yabona. maze amakuru agera kuri Elisa, abwira umwami w'Abisirayeli, aramubwira ati yewe mwami, bareke baze tubonane, baramenya ko muri Isiraheli harimo Imana n'umuhanuzi. mureke mbabwire ikintu gikomeye abantu batesheje agaciro kandi gifite agaciro gahenze cyane. igihugu iyo gifite umwami, igihugu kikagira abatambyi, igihugu kikagira abahanuzi, igihugu kiba gihagaze ku nkingi zikomeye. Isiraheli yari ihagaze ifite abami, ifite abatambyi batamba ibitambo ku manywa na nijoro. kabiri, yari ifite abahanuzi. muri abo bahanuzi harimo umugabo bita Elisa. hari igihe njya ndeba abantu tubabwira ngo nimuze tubasengere, niba batekereza, reka mbabwire bene data bavandimwe mudukurikira, mwaba muri burengerazuba, mwaba muri burasirazuba, amajyaruguru, amajyepfo, haba ari hano mu mujyi wa Kigali, mu Rwanda rwacu, nta hantu kure, nta hantu kure.
hari igihe abantu muduhamagara mutubwira ngo ngewe ndi kure, uri hafi, kuko mu Rwanda nta hantu wakora urugendo rw'iminsi 2, ariko abantu bashobora gukora urugendo rw'indege bagiye gushaka Imana. Tubonye abantu burira indege, tubonye abantu batega za Jaguar, tubonye abantu bagenda ingendo z'iminsi 7 bagiye kubonana n'abakozi b'Imana. Elisa ari mu gihugu cya Israeli abwira Hamani ati mumurekaze ubwo yahagurutse akava aho ngaho. Icyari ikibazo cyaburiwe igisubizo, Imana yagishakira igisubizo. Oh, lema koseto lema la koshada rama sikete koshama iwa. Biratubwira ngo Hamani ahagurukana, Namani ahagurukana, sorry ni Namani, mbore gukoresha Hamani ni Namani. Ahagurukana amaturo, niko bire yatubwiye, ngo maze ahagurukana itarambo z'ifeza 10, arahaguruka yurira indogobe cyangwa se ingamiya, afata abagaragu, afata abasirikari bamurinda, ababodyguard. Muruva generali nda mu generali mukuru, mugaba mukuru w'ingabo wabura kugendana n'abamurinda. Ngo maze aragenda asanga Elisa, ngo maze ageze ku irembo ry'umuryango wa Elisa, Elisa akoresha ijambo rikomeye ryantangaje. Aramubwira ati genda ujye kuri Yorodani wibagire 7. Niko kuvuga ngo jya kuri Nyabarongo wibiremo 7. Ngo maze Namani arababara cyane, avatari gasuzuguro kweri. Nagiraga ngo nibiza arahaguruka asenge, akatasenge, atabaza Imana, ayihenda-hende, ayinginge, ayibwire ko mbabaye, ayibwire igihe maze. Hari ukuntu umuntu aba yumva wamusengera amasegonda menshi, iminota myinshi, amasaha menshi, ariko Imana yashatse gukiza. Ireba umutima wemeye kugirwa inama no kumvira inama, Imana irakiza. Ntabwo Imana ikiriza ku bwinshi twamaranye, ntabwo Imana ikiriza ku bw'amasaha maremare twasenganye, ntabwo Imana ikiriza ku kindi. Icyambere, Imana iyo wemeye kugirwa inama, Imana iyaba ari intambwe ya mbere ubuteye. Icya kabiri, iyo wemeye gutera intambwe uganaho ushaka Imana, iyo ni impamvu ituma Imana igukorera ibitangaza. Kandi bene data bavandimwe mudukurikira, ndagira ngo mbabwirire ijambo. Hari igihe twanga kumva inama z'Imana tukumva izitwoshya. Hari igihe twanga kumva inama z'Imana tukumva izitwoshya. Bamwe bagiriwe inama bagiye mu bapfumu, aho gukira barapfa, noneho bapfa nabi, barangirika, aho gukira barabora. Bamwe bagiriwe inama zo kujya kuraguza no kujya gucisha, ibyo bacishije nibyo byenda kubahitana. Bamwe bagiriwe inama zo kujya mu yindi miyuka, kujya kuraguza. Abantu bemera ubupfumu no kuraguza kuruta kwemera Imana ibagira inama. Nyamara Imana ihora itubwira ngo nimuze tujye inama. Ibyo byabayobeye, ibyo udafite igisubizo, iyo ndwara Imana yayisubiza. Icyo kibazo kikugoye, Imana ifite igisubizo cyacyo, iragifite, igifite cyiza, kidakomeretsa, kitaguhombya, utazicuza. Icyo kibazo Imana igifitiye igisubizo, ariko wanze kugirwa inama. Abana bashobora kukugira inama ukazanga, umugore yakugira inama ukazanga, umugabo akugira inama ukayanga, inshuti za bugufi zizi ikibazo cyawe zishobora kukugira inama ukananirana. Ariko yemwe bavandimwe, umuhanga nuwemera kugirwa inama n'Imana. Namani aragiye, maze Elisa aramubwira ati genda kuri Yorodani wibiremo 7. Genda wibire 7, genda wibire. Ngo arababara atarika kana gasuzuguro, niko nagiraga ngarandemba y'injoki, ngo nkabakabe yankoreho, akore ku maguru, akore ku mutwe, akore ku mugongo, akore ku maso, akore aho ndibwa, akore ku kibazo cyanjye. None arambwiye ngo ninge kwibira muri Nyabarongo, maze muri kiriya kiziba. Aravuga ngo none senga iwacu ngo ndi hari inzuzi zitwa Abana na Fapa na Pafa. Izi nzuzi uko ari ebyiri ni inzuzi zikomeye mu gihugu cyabo. Bibiliya yatubwira ngo ku murongo wa 9
ngo nuko Namani arazazana n'amafarashi ye n'amagare ye ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa yereka mutumaho ati genda wiyagire muri Yorodani karindwi, umubiri wawe uzasubira uko wari uri, nawe uzaba umanutse. Namani abyumvise ararakara arivumbura ati nahoze ngira ngo ari busohoke ahagarare atakambire izina ry'Uwiteka Imana ye, arembarembye n'intoki hejuru y'ibirenge cyangwa y'ibibembe ngo ankize. Mbese inzuzi z'i Damasiko iwabo, Abana na Fapa ntiziruta ubwiza amazi yose y'Ubwisirayeli? Twagashaka kwerekana ko iwabo hari abantu bajya basetsa. Iyo Imana ijya kudukiza ntabwo ishingira ku byo dufite iwacu. Ubu hari abantu bapfiriye mu nsengero zikomeye zubatse neza, barapfa bararwara, ntibagira kivurwa, ntibagira gisengerwa, ariko aba mu rusengero rw'amakaro ahenze, igisenge cyiza. Nyamara hari umuntu wahawe kuba afite iyo mpano yo kugusengera, iyo ndwara igakira. Hari umuntu wahawe iyo mpano yo kugusengera, icyo kibazo wari ufite kikarangira, ariko upfiriye muri Karuvati gusa tu. Iwacu dufite urusengero rwiza, iwacu nta mu nzu nziza, ngendera mu modoka nziza, hariya sinahasesera, hari ahantu waraciriritse, uriya mukozi w'Imana ndamwemera ariko kireka aje iwanjye, anyewe kamemu hari uko ngaragara. Iri nibyo Namani yibwiraga, ngo iwacu i Damasiko hari inzuzi zitwa ngo ni Abana na Fapa, ngo ntiziruta ubwiza amazi yose yo mu Bwisirayeli. Ariko hari ikintu nyakintangaza, ntangazwa n'umuntu kubona ababariye ahantu, agapfira ahantu, ubuzima bwe bukaba buri mu kaga, akagirwa inama kumva ijambo ry'Imana, ariko wapi akarinimira, ntashobora kuryumva. Dore inzago rero, hari igihe uzitaba ugeze haburembe, hari igihe iyo wanze kumvira Imana, hari igihe uzitaba iryo jwi rikuganiriza, uwo mwuka ukuganiriza, izo nama zabo muri kumwe bakubwira ngo wasenze, wanyurwa n'umukozi w'Imana, fata 5,000 utege, fata 10 utege, ariko ubona ni n'umuntu w'Imana ahari wakira ikibembe cyawe, warangiza ukinangira kweri, ukinangira ukanangira umutima. Biravuga ngo nimuze tujye inama, twemere inama z'Imana. Ibaze turabona Namani agirwa inama n'umukozi wo mu rugo, ahaguruka kubw'uburibwe, adahagurutse kubw'ubushake. Aravuga ati ndababaye ariko ndagenda. Iyo aza kuba atababaye ntiyari gukandagira imbere y'umukozi w'Imana. Uva mubwire ukuyeho n'imibabaro, ntidukwiye guhura n'Imana n'abantu b'Imana n'abakozi b'Imana kuko twababaye gusa. N'igihe tuguwe neza, n'igihe tumeze neza, mujye mukunda abakozi b'Imana, mujye mwubaha abakozi b'Imana. Niba Imana yashyizemo imiyoboro izakiza ubuzima bwanyu, niba Imana yashyizemo imiyoboro izahindura amateka yanze guhinduka, niba Imana yashyizemo imiyoboro yo kubamenyesha ubwiru bw'Imana, niba Imana yashyizemo imiyoboro yo kuzagira ngo mukire inzago n'amakuba n'indwara ndetse n'ibihe bibi, babashe guhanura nka cya gihe Elisa yahanuye, aravuga ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ingezi ya shekeli izabigura shekeli imwe. Arahanura ubuzima buraba. Njya ntangara iyo umuntu yumva ababaye ariko akumva amakuru. N'uyu mwanya uradukurikiye urarwaye, n'uyu mwanya uradukurikiye ufite ikibazo kitakoroheye na gato, n'uyu mwanya urababaye, n'uyu mwanya urihebye, ariko guhaguruka ngo utere intambwe uvuga ngo reka njye gushaka Imana, shaka abakozi b'Imana bansengere. Satani yarakuboshye. Umva inama ugirwa n'umugore wawe, umva inama ugirwa n'abana bawe, umva inama. Iyo wumvisha inama urakira, iyo wanze inama urapfa. Biratubwira ngo Namani aragenda, ngo mubwire iryo jambo ngo ajye kwiyuhagira kuri Yorodani, ararakara, arababara. Tarika aka ni agasuzuguro. Nge rwose numvaga ntava hariya, nge numvaga biriya ntabikozwa. Hari ibintu wumva utakozwa aribyo bizagukiza. Bibiliya ivuga ngo idukirisha ibipfu by'ibibwirizwa. Hari umuntu nasengeye mu minsi ishize, ndamusengera, Imana irambwira ngo uyu munsi
umusengeye nta minsi 3 yari bumare yari bupfe. Imana imbwira ikintu gikomeye, irambwira ibyari byakozwe, irambwira ngo kubera ko yateye intambwe akageraho gusa ubuzima bwe burakomeje, kuko icyari bumwice gikuweho. iyo ataza byari kugenda gute? hari ahantu uciye kubwo kwanga inama, hari ubuzima bukubabaje kubwo kwanga inama. Yego hari ibyagiye bibi, hari amakuru atari meza abantu bagira bitewe n'abo bagiye baca mu biganza n'abo bagiye bahura nabo, ariko renza amaso ibyakubayeho, renza amaso ibikomere Imana irashaka kugukiza. Renza amaso amateka n'amabwire abantu bavuga, usingira igitangaza cyawe mu izina rya Yesu, usingira igitangaza cyawe mu izina rya Yesu. Ela zoda ramasha rima soka shata rima. Ndagushimiye mwami Yesu. Bibiliya tubwira ngo Namani yaragiye kugenda adakize arivumbura ngo ntabwo ajya muri Yorodani. Abagaragu baramubwira ati ariko nyakubahwa muyobozi, nyakubahwa nyakugira Imana, ko uyu mukozi w'Imana gusabye ibyoroshye, ko gusabye ibiciriritse, akagusaba kwibira muri Yorodani 7 gusa, iyo gusaba ibirenze ibyo ni wari kubikora ariko ugakira ibibembe byawe. Iyo gusaba ibirenze kwibira muri Yorodani 7 ntiwari kubikora, ariko tukagucyura uri muzima, ugakomeza ugakorera igihugu, ugakomeza ugakorera umuryango, ugakomeza ugakorera abana bawe, ugakomeza ugakorera inshuti, ugakorera abavandimwe, abo wabereye umugisha ugakomeza ukabera umugisha. Yewe turacyagukeneye, emera. Ngo Namani aravuga ati tugende ariko ndumva ntabishakaga, aransuzuguye, aragenda ngo ayibira ubwa mbere, atumurutse azamuka uko yarari, ayibira ubwa kabiri, ngo uko yibiraga niko byarushaho kugenda bitonoka birushaho kumubabaza, arongera ayibira ubwa gatatu, arongera ayibira ubwa kane, ayibira ubwa gatanu, ayibira ubwa gatandatu, ngo ubwa karindwi azamutse nk'uko umukozi w'Imana bivuze. Ako kanya ngo ahita azamukana umubiri umeze nk'uw'umwana w'uruhinja ukiri mutoya, unyerera, umubiri usize, umubiri unogereje, utarwaye. Uva nkubwire, hari isengesho wakorerwa gusa rimwe, ukazamuka ikirembe cyawe ugitaye muri Yorodani ugataha uri muzima. Hari isengesho wakorerwa aka kanya mu izina rya Yesu. Icyari ikibazo, icyari ikintu cyakuryamiye, icyo abantu bareba bakavuga ngo ntikizavaho, ni isengesho rimwe ryo kwizera gusa, Imana igakora igitangaza. Ariko se ninde wemera kugirwa inama? Ninde wemera kumva inama z'Imana ngo akoreshwe n'Imana? Pela zoda ramashako lima. Ndagira ngo nkubwire, ndumva hari umuntu Imana ishaka gukiza. Mwene data, iri jambo rihangurikiye kandi uri kuryumva ni iryawe. Niwemerera Imana, Imana irashaka kugukiza icyo cyago. Niwemerera Imana ukumva inama Imana ikugira, Imana irashaka kugukiza uwo mutwaro wikoreye. Niwemerera Imana ukemera inama Imana ikugira, Imana irashaka kugukuraho icyo kintu cyenda kuguhitana. Umva, inama z'abantu zahagaze, inama z'umuryango zahagaze, ibintu byose byahagaze, hari inama y'Imana. Emerera Imana igukuraho uwo mutwaro, emerera Imana igukiza icyo cyago. Ntukiryama, ntugisinzira, ntukigoheka, ubuzima bwawe bwarahagaze, urakata hirya no hino, umutima waguhagazemo, urasa naho urupfu rugutwikiriye. Emerera Imana gusa uhaguruke, emerera Imana gusa utere intambwe. Imana yashaka kugukiza icyo cyago. Kandi niwemerera Imana, umunsi w'ejo ndumva hari ikintu Imana ishaka kugukorera. Ngwino musengere, ngwino duhure, ngwino musengere, uwo mutwaro urakuvaho. Iyo ndwara, icyo kintu gisa naho cyayobeye abantu baburi igisubizo, Imana igifite igisubizo nshuti yanjye. Ori basako shada ramasike tili malawa, o daliwa siko shada miko site kosha liba. Ndagira ngo mbabwire, inama turazikeneye z'abantu batubwira. Hari abaganga n'abavuzi barahari batubwira
batubwira ngo nucano birakunda, cano birakunda, caha birakunda. Inama nanjye ndazikenera, ariko haraho inama zinanirana, tugakenera inama z'Imana. Uri ku kibazo kikugoye, utagikeneye inama z'abantu kuko zananiranye, ukeneye inama z'Imana. Uri ku musozi utakoroheye, uri ahantu hakumereye nabi, urashaririwe, ntawagukiza atari Imana. Inama warazihawe, ibyo wagerageje warabigerageje, ibyo wabikoze wabikoze nkawe, ntacyo utagerageje. Yewe niyo abapfumu nabo nawe waciye, niyo abapfumu aragenda arapfumagura, ntacyo byatanze. Ukeneye inama iva ku Mana. Emera inama Imana ikugira, Imana yiteguye kugukiza. Emera inama Imana ikugira, icyo kintu cyari kigiye kukubaho ndiki kibaye. Umva, emera inama z'Imana, nta kintu Imana itahagarika, nta cyamunara Imana itahagarika. Umva, nta bagambanyi Imana itaburizamo. Umva, nta batwara ibyabo wemeye inama z'Imana. Ubuzima bwawe ni ubw'agaciro wemeye inama z'Imana. Imibereho yawe iracyakomeje wemeye inama z'Imana. Imana yakuramira mu kanya gato nako guhumbya. Ijambo ni rimwe, emera inama z'Imana. Emera inama z'Imana nshuti yanjye. Emera inama mwene data umurikiye muri uyu mwanya. Emera inama z'Imana. Ori basa koshada rakoshama. Ndagira ngo mvuge ibintu uko ari bitatu. Bibiliya igitubwira ibintu Imana igikora kubw'inama. Muribuka muri Yohana igice cya 9, intumwa zari kumwe na Yesu. Yohana 9. Ndagira ngo mbafashe tuhasome. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Igice cya 9 n'umurongo waho wa mbere, tugarukire ku murongo wa 7. Biratubwira ngo akigenda abantu wavutse yari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Umva, ibi byari byaracanze abigishwa, bicanga abaturanyi, bicanga abo babana, bakibaza uyu ko yavutse ari impumyi, akaba afite ikibazo yavukanye, n'icyaha cy'ababyeyi, n'icyaha cye, byagenze gute? Yesu aravuga ngo uyu ntabwo ari ikindi, ibi byabereho kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Ahita atangaza ijambo rikomeye yavuze kandi ry'agaciro, wiye gukora imirimo y'Imana myakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Ngiri mwisi ni mucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo, acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo, akamusiga ku maso. Aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cyitwa Silowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka awumanutse ako kanya. Amen. Umva inama ya Yesu. Ari ibintu bitatu ushaka kukubwira. Uyu muntu yagize amahirwe. Amahirwe ya mbere, yahuye na Yesu. Amahirwe ya kabiri, Yesu yasobanuye icyo azira ko ntacyo, ari akarengane. Ariko asobanura icya gatatu, ibiri kumubaho, ibyo ari gucamo, imibereho harimo, ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri iyo nzira. Umva mwene data, ikibazo cyawe, iminsi uhagazemo, ibiri kukubaho, Imana iri kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe kuri wowe. Icyo usabwa ni kimwe, ni isengesho ry'uwasizwe, ni isengesho ry'umuhanuzi, ni isengesho ry'umukozi w'Imana. Iryo ni ryo ukeneye gusa. Imirimo y'Imana ikagaragara aho hantu, imirimo y'Imana ikagaragara muri icyo kibazo, imirimo y'Imana ikagaragara muri iyo ndwara, imirimo y'Imana ikagaragara kuri icyo kirembe. Ukeneye wasizwe n'Imana, ukeneye wasizwe n'ijuru, mu izina rya Yesu. Ngo amaze guhura na Yesu, aragenda aramubwira ati, humura, ngo atoba kondo. Ndagira ngo mbabwire, kwizera niko kudukiza. Atoba kondo, akamusiga ku maso, aramuhumanya, ahumanya amaso. Ababirebaga baravuga ati, ariko iyi fenomene tureba,
iyi fenomene tureba iyo gutoba ibyondo bakabisiga ku maso y'umuntu nta gitangaza cyavamo, yemwe nta kirimo. Ariko aramubwira ngo genda ujye ku kidendezi cyitwa Silowamu, bisobanurwa ngo yaratumwe. Aragenda atera intambwe. Bavandimwe, gutera intambwe ni ikintu gikomeye. Iyo yanga kugenda ntacyo ari bubone. Iyo agomeza guhagarara aho ntajye kuri Silowamu wamubwiye, nta gitangaza cyo guhumuka ari kubona. Ariko arahaguruka aragenda, aravuga ngo ndagiye. Agezemo aririra, arakaraba, ngo agiye kubona abona arahumutse. Agaruka kuri Yesu, arangije aravuga ngo ndi muzima ndareba. Hari abantu bamutekereza ko muzabona ibitangaza biguruka gusa. Hari intambwe yawe yo guhaguruka, hari intambwe yo gushaka amaso y'Imana, hari intambwe yo guhura n'abakozi b'Imana basizwe ukarambikwaho ibiganza. Ukeneye ikiganza cy'uwasizwe. Imana ikumere umugisha. Pelazo darama shako tori wasiko shadarima. Urakoze mwami w'abantu. Biravuga ngo kandi amaze kugaruka ahumanutse, abantu barabazanya, baravatese ni wowe cyangwa nundi tureba. Erega muri icyo kibazo cyawe abantu bazabazanya, ni wowe tureba. Dore icyo ukeneye ni kimwe, ni ikiganza cy'uwasizwe. Urabura ikiganza cy'uwasizwe n'Imana. Kandi ibitekerezo byacu ntibikemera kugirwa inama. Umwanzi niyo tugize ngo tugirwe inama aratubwira ngo igumiraho rata, pfiraho ngaho, ntacyo ubaye, nta nicyo uzaba, ejo ukagubwa nabi, ejo ukongera ukagubwa nabi. Ukeneye ikiganza cy'uwasizwe. Biratubwira ngo kandi muri Luka Petero, inkuru iri mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 3, Ibyakozwe n'Intumwa, Petero arimo agenda ajya ku rusengero ari kumwe n'uwitwa Yohana, ngo barimo bagenda berekeza ku rusengero rwitwa Rwiza, ngo kuri iryo baraza hari ikirema cyari kimaze imyaka myinshi gisabiriza, ngo maze ngo kibonye Petero na Yohana, ngo kirabareba kirabasaba, ngo maze Petero na Yohana ngo barakireba, ngo barimo kukireba gusa, imbaraga zo kurebana, imbaraga zo guhura n'umuntu mukarebana, harimo igitangaza cy'Imana. Maze ngo bararebana, maze ngo arababwira ati mwamba, baramubwira ati zabu ni feza nazo dufite zo kuguha, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Ngo barangije bamubwira ijambo rimwe, aramubwira ngo turebe, dutumbire gusa, dutumbire. Mwene data, umaze iminsi uduhamagara hano kuri iyi televiziyo, hari ibintu bitari byacamo. Haguruka, igihe cyageze ngo haguruke, ibirenge byawe biza aho turi, ibirenge byawe bikandagira aho turi, ibirenge byawe bikandagira mu nzu tukoreramo umurimo. Nuhakandagira hari igitangaza cy'Imana, hari imbaraga zigiye kukukiza ubumuga, ubwo burema bwo mu biganza. Arasabiriza, ariko nawe yakora nk'abandi, arasabiriza nawe yagira ubuzima nk'abandi. Ubundi batubwira ko yarashatse nawe arakeneye urugo nk'abandi. Hari ibintu dukeneye, ariko Imana irashaka ngo twemere inama, duhagurutswe n'Imana, duhaguruke dushaka Imana. Hari icyo Imana igiye gukora. Ngo maze baramubwira ati dutumbire, ngo arabatumbira. Barangije baravuga ngo tugiye kuguha. Aribwiraga ko bagiye kumuha bya mirenge byinshi, ariko barangije baravuga ngo icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Haguruka ugende. Baramuhagurutsa aragenda, ngo binjirana mu rusengero, maze abamureba gasabiriza baratangara, batangira kuvuga ngo niba undi wasabirizaga. Arabwira ngo ni ngewe. Bigenze gute, uvuye ahandi gute? Icyo kibazo ukivuyeho gute? Iryo rembo ryo gusabiriza urivuyeho gute? Ninde ugwagurukije? Arababwira ati Petero na Yohana musangawe, mumenyereye, aba bahora baza gusenga, nibo bampagurukije, na Yesu bakorera niwe ubikoze. Petero yarasanzwe asengera si ubwa mbere, Yohana yarasanzwe asengera si ubwa mbere. Abo mu rusengero birashoboka ko bari babamenyereye, ariko icyo kirema cyahuye na Yesu mu buryo budasanzwe. Uva nkubwire, iyo tutamenyereye ibintu tukemera kugirwa inama n'Imana, Imana igikora ibitangaza ku buzima bwacu. Ibirenge byawe bikwiriye guhaguruka aho hantu, ibirenge byawe bikwiriye guhaguruka muri iyo nzu, ibirenge byawe bikwiriye guhaguruka aho hantu wumva wakwamiye. Banka Namani uhaguruke, banka Petero n'iki kirema bahagurukije, banka uyu muntu Yesu yasanze ari akatoba kondo. Ariko ijambo ryitwa guhura rirakenewe. Nubwo utari agaciro, nawe hari ibyo utazabona by'agaciro. Ori bashada ramasike tema shaibo. Mani bambere umugisha. Bibiliya iratubwira ngo nitwemera kugirwa inama,
ibyacu birakunda. Kandi Bibiliya itubwira undi muntu wakundaga kugisha inama Imana. Dawidi ndamukunda cyane, ni umugabo wakundaga kugisha inama Imana, akayibwira ngo Mana, iyi mishinga ngiye gukora nyigemo. Imana ikamubwira ngo jyamo cyangwa bireke. Ikamubwira ati none se Mana ndera ababisha banjye. Imana ikamubwira ngo batere cyangwa bareke. Dawidi yakundaga kugisha inama Imana. Intsinzi yose Dawidi yabonye yangannye nuko yagishije Imana inama. Umva ngo bwire, harageze ngo twige kugisha Imana inama. Nugisha inama Imana ntabwo uzahomberwa. Nugisha inama Imana ntabwo uzicuza. Nugisha inama Imana ntabwo uzahoraho amarangamutima yawe akomeretse. Nugisha inama Imana, ibyo ugiye gukora gisha inama Imana. Umva, wibikora utagishije inama Imana, kabone nawe yaba ari ikibanza ugisha inama Imana. Vuga ngo ariko iki kibanza ngigure Mana. Yewe numenya kugisha inama Imana buri kantu kose ukabwira Imana ngo Mana, mbere yuko njya kubikora ndashaka ungira inama, uzabaho ubuzima buticuza, uzabaho ubuzima butababaye. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndagira ngo mu minota nsigaranye nakire telefone nkeya maze dusenga Imana. Ndumva hari abantu biteguye kugisha inama Imana ubuzima bwabo bwose. Bibiliya nikitubwira muri Zaburi ya 37 hari ijambo rivuga, ndaje mbakire rwose maze dusenge. Zaburi ya 37, reka dusome mu izina rya Yesu. Umurongo wa 4 hari ijambo rivuze ngo, kandi wishimira Uwiteka nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira nawe azabisohoza. Uwiteka Bibiliya tubwira ngo kandi wishimira Uwiteka nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. 5, ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira nawe azabisohoza. Turakwakiriye mwene data, witwa nde, uherereye? Nari nakiriye abantu nk'abangahe kugira ngo dusenge. Witwa nde, uherereye? Witwa nde, uherereye? Patrick, ejo uraterura ibirenge byawe uze tubane mu materaniro. None se kumbana n'umukecuru nabona uko muzigana mwansengera kuri televiziyo. Iyo mpamvu Namani ntabwo yigeze ayigira. Ndashaka gusengera abantu bafite umutima nk'uwa Namani, bavuga ngo ngewe ndumva ashaka guhaguruka nkaza. Igihe nahamagariye kirahagije, igihe na telefone kirahagije, ariko ndashaka rwose umuntu umeze nka Namani uhaguruka akavuga ati ndagiye, kandi nibira muri Yorodani ndataye ikibembe cyanjye nakize. Maze iminsi mbasengera kuri telefone rwose, abampamagara ndi mu rugo, abampamagara ndi hano ndabasengera, ariko harageze ngo ibirenge byawe bihaguruke. Bihaguruka uze tugusengere turi kumwe. Ahari twagusengeye kuri televiziyo ntibyakora, harageze ngo tugusengere turi kumwe, igisubizo kiboneke mu izina rya Yesu. Turakwakiriye, witwa nde, uherereye he? Gicumbi, aho ni hafi kugera hano i Kigali biroroshye. Waza ugakira ikibembe cyawe. Ariko kwa muganga wamugezayo? None se kuki wizera ko kwa muganga wamugezaho ku rusengero ntumugezeyo ma? Uturanye no kwa muganga. Ubu se bibaye ngombwa ko uyurira indege bakakwishyurira indege ntiwamutwara? Ndagira ngo mbabwire twizere bituma duhagurutsa ibirenge. None ndagira ngo kwizera kwawe gutere kuvuga ngo ndahaguruka.
niba kwizera kwawe kutaguhagurutsa mu nzu ariko kukaba kwaguhagurutsa ukajya kwa muganga, kwizera kwawe kukaba kwaguhagurutsa ukajya mu bapfumu, kwizera kwawe kukaba kwaguhagurutsa ukajya mu bindi, uko kwizera kuracyacagase. Kwizera kuzuye kujya guhagurutsa umuntu akava icyangugu akavuga ngo ngiye i Kigali nta kindi kinjyanye, iri sengesho numvishe ndarikeneye, kandi ubwo ndikeneye Imana urikoreremo, Imana igusubiza ukiri mu nzira. Imana igusubiza ukiri mu nzira, ntabwo igusubiza wahageze gusa. Kwizera kwaguhagurukije, Imana igusubiriza mu nzira, ugera mu rusengero Imana yamaze gutanga igisubizo. Dore harageze ngo twe kujya dutelefona gusa, duhaguruke mu mazu, duhaguruke tugire ibintu dusubika bimwe bitugira bize bitari na ngombwa, twirirwa dukatanu atari ngombwa. Duhaguruke, 1000 cyawe ugitegeshe, 5 byawe ubitegeshe, 10 byawe ubitegeshe, uvuga ngo ngiye gushaka Imana. Mana njyaniye umutima, ndababaye, ariko ningera unyereke. Imana izakwiyereka nako kanya, ukihagera uzaba wasubijwe. Ndakwakiriye Good TV. Alo. Urumva wahaguruka ejo ukaza tukagusengera? Genderere Gisenyi mu Burengerazuba. Gisenyi ni hafi cyane, na amasaha 3-4 ukabugeze i Kigali. Baba we, Mana yanjye, base mwazabara mukansengera nzabipanga. Uva mbabwire rero, kwizera kwanyu kutabaterura nukuri hari ibintu mutazabona. Kandi bimbabwira ndi seriye, ndi mu ijambo ry'Imana. Dufite amahirwe, dufite telefone, ariko ubutumwa dusoma muri Bibiliya nta telefone zariho. Abantu barahagurukaga bakajya gushaka Imana. Iyo bavuga ngo iyo twageze mu gikombe cyitwa Baka, urwo rugendo rw'Abisirayeli barukoraga iminsi ne batari bagera i Yerusalemu, bagiye gusenga i Yerusalemu, bakavuga ngo dukumbuye kugera i Yerusalemu tugatarama, dukumbuye kugera i Yerusalemu, bagakora urugendo rw'iminsi ne bacumbika, baryama, babyuka bagenda. I Kigali no mu ntara zose, Iburengerazuba, Amajyaruguru, Amajyepfo, Burasirazuba, nta na hamwe wakoresha amasaha arenze 6. Ukeneye kwizera kuguhagurutsa. Rero bite no ko mafatisha ari bwo bwa mbere, kandi nabona nabiteguye nuko mbonye iri kwigisha. Duterana kuwa gatatu, duterana ku cyumweru. Utaje kuwa gatatu uzaze ku cyumweru. Ubwo butahanzaza. Dore biri gucaho ngaho kuri screen yawe, ngibyo hasi soma, aho hasi aravaho duteranira, amasaha duterana, byose birimo biracaho. Ndagira ngo umuntu ufite kwizera kwa muhagurutsa akemera kugirwa inama. Uyu ni umwuka w'Imana wanje arambwira ngo bwira abantu bahaguruke. Bamaze iminsi batelefona ariko baricaye, bamwe ntibari banakizwa, abandi baracyara abapagani, ariko buryo twageze mu nzu y'Imana, Imana idukiza byose, hari buryo tubohoramo. Umva nkubwire, harageze ngo ibirenge byawe bihaguruke, kireka niba ikibazo cyawe ufite ari gitoya, ariko niba cyarakuze, niba cyaramaze kukurenga, guhaguruka biroroshye. N'indwara tuzijyana i Burayi bakajya kutuvura, rimwe tukagwayo, ikindi gihe tugakira, ariko bene data harageze ngo ibirenge byacu bihaguruke, bihagarare, dushaka Imana duhagaze. Sawa, none nzaza ndebe muta. Turakwakiriye Good TV. Alo. 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 Rezute. Witwa ndewerereye, umwanya wanjye ni mutoya, ntabwo umeze neza, nta kibazo. Good TV. Alo. Mumabare ntagire umuntu wongera kumbaza ngo meze nte, niba unduzi uranduzi, kumbaza ngo meze nte ugiye kuntwarira umwanya washize ni mutoya. Umbaza icyo umbaza, niba ari isengesho umbwire icyo ushaka kuvuga, ukivuga urasa ku ntego. Apana kubaza ngo umeze ute, ngo bitese, ngo bite byawe, nta mwanya tubifitiye. Good TV. Alo. Alo, witwa nde, werereye? Ejo wahaguruka i Bugesera ni isaha imwe kuba tugezeho, cyangwa iminota 30, ukaza tukagusengera, ukibira muri Yorodani 7 gusa ugataha nta kibembe usigaranye. Nifuzaga ko munsengera. Nari mvuze ngo ejo waza tukagusengera. Sawa, Imana iguhe umugisha. Good TV. Alo. Alo. Nitwa Batamuriza.
mu karere ka Nyagatare nagira ngo musengere. Nyagatare ni hafi waza. Ntago nari natiteguye. Kuwa gatatu uzabe wabiteguye uzaze. Kare murakoze. Uzaze rwose. Good Rich TV, hello. Good Rich TV, hello. Hello. Yes, ashimwe. Yasayimbazwe. Ese urumva inama namani yagiriwe agataha nta kibemba asigaranye nawe wayumvisha iyo nama? Nayumvishije. Urumva wahaguruka Imana ikagukiza uwo mutwaro? Nahaguruka. Utuye hehe ejo tubane? Nyagatare. Umva ngwino Nyagatare ni hafi, ngenge njya Uganda ngiye gusenga ntagiye gucuruza nkavano ngakora urugendo rujya Uganda. Ngwino tugusengere. Tazejo. Mu gitondo kare rwose tuzabayobora. Imana igumugisha kandi kiza uri mu nzira, Imana izakwereka ikimenyetso ko wamaze gusubizwa. Basta munasengera ariko. Turagusengera. Imana igumugisha. Good Rich TV. Hello. Call is on hold. Please. Hello. Hello, muraho. Muraho neza. Ndimo ndakubona. Uri murambona, Imana igumugisha. Ejo waza tukagusengera. Ejo ntago nabonetse ariko ku cyumweru nabonetse. Ku cyumweru uzaze, ndumva nshaka ko twibira muri Yorodani tukataha n'ibisubizo byacu. Kuko musengera kuko mfite ibibazo bindembe. Ibyo bikurenze uzabizane, ntabwo bizakemukira kuri televiziyo. Kandi n'ukuri ijambo riramfashije ndumva nshubijwemo imbaraga. None ntabwo nasomye icyanditswe namani mwigeze mwumva ahamagara ibwami ngo muze muturebe cyangwa mudufashiriza cyangwa arahagurutse aragenda? Dore iki ijambo ry'Imana ryambwiye kubwira abantu ngo nimuhaguruka aho muri, kuki mwicarana ibibazo mukicara mu mazu gusa kandi uzi ko ufite ikibazo. Gihagurukana ukizane, uzataha uzaduha ubuhamya ubwira abantu ngo nge nateye intambwe njyayo, icyo Imana yankoreye ndagitangaho ubuhamya. Turakwakire Good Rich TV. Hello. 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 Uratinda ndagukuraho iminota yanjye yarangiye, ndagira ngo twihute. Good Rich TV. Hello. Hello. Ngira ngo unsengere. Utuye Noye Kimisagara. Ibaze nkawe wa Kimisagara uri gusengerwa, ejo uzaze. Mfite inyatsi rwose. Ejo uzaze tugusengere nta nyatsi uzatahana. Aho uzabukuze. Reba aho duteranira, soma kuri sikirini yawe, televiziyo birimo biracaho. Aho ejo iremera saa 4 za mu gitondo uzaze nta nyatsi uzatahana. Tuzibira muri Yorodani karindwi, uzataha uri muzima. Hari umuntu n'uyu mwanya arababaye ararwaye, hari n'undi ufite ibibazo biramukomereye, ariko haguruka gusa. Nuhaguruka ukaza uzamenya ko umwuka w'Imana ari kumwe nanjye. Turakwakiriye. Hello. Uri hehe? Rwamagana ni hafi, minota 45 bugeze i Kigali. Nagira ngo munsengere nanjye ndarwaye. Ejo waza nkagusengera? Reka ejo nzagerageze nze. Mwine tugusengera utaha uri muzima, ikibazo cyawe rwose ejo uzataha uri muzima. Ndagerageza nze. Ejo uzahamagare kuri nimero tuzakuyobora. Murako. Turakwakire abahamagara ni benshi, mureke mbakire gake maze mbareke mukanya dusoze. Good Rich TV. Hello. Kwakwakire nagufashe. Nakwakiriye nagufashe. Hello. Hello. Murakoze Reka twumva undi bwaragaruka, undi nawe najeho nta kibazo. Twakwakiriye. Hello. Hello. Oui. Hello. Hello, ndimo ndakumva. Nakwakiriye. Oui. Urinde werereye he? Undi musaza nayanjye muzaza
mwirwara indwara ngo muziryamishe mu mago nimuze tubasengere. Nta bitaro utajyamo n'ibiri hanze y'u Rwanda wajyayo, hano i Kigali ni hafi. Ngwino tugusengera Imana igukiza indwara yawe, sibyo? Ngwino tugusengere rwose kandi Imana izagukiza burundu. Nakomeje n'abandi. Good Rich TV, alo 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 alo. Twakwakiriye. Turagushimiye kubwo kuduhereza inyigisho zidufasha. Amen. Urakoze cyane. Witwa ndewerereye he mwana mutoya? Gicumbi. Igicumbi. Abo ni abaturanyi ni hafi aho ngaho. Muzaze tubane, muzaze dusenge. Yego. Sawa urakoze. Good Rich TV, alo. Witwa ndewerereye? Rusizi. Rusizi ni hafi aho ngaho, waza tukagusengera. Kansengera. Wemera ko waza hano i Kigali tukagusengera kandi Imana ikagusubiza ikibazo kikarangira burundu? Yewe nabyemera da. Niba hari ikintu Imana ijya yitaho ni umwanya wafashe, ni amafaranga yawe washyize mu rugendo rujya kujya gusenga, ibyo ni ibintu Imana ijya agaciro. Mureke mbaho ubuhamya gatoya. Umuntu ashobora gufata amafaranga ye agatega indege akajya gusambanira i Burayi cyangwa mu yandi mahoteli yo hanze, agiye gukora icyaha akagitegera akacyishyurira amafaranga akarara ahantu hataraho kurarwa. Umva nkubwire inshuti yanjye, ibihumbi bingahe watanga ubyishyuye ugiye gusenga, Imana irabyandika. Icya kabiri, nta nubwo ushobora kugaruka ngo ubure gutanga ubuhamya bw'iby'Imana yagukoreye. Urugendo rwawe iyo warukoze ugiye gusenga ukagenda ubwira Imana ngo ndagiye, ni wowe nje kureba, Imana igusubiza ukiri mu nzira. Yego. Aho i Rubavu ni hafi, aho Cyangugu ni hafi, nta hantu kure mu Rwanda ntaho. Ariko ubunebwe bwo gusenga bwaraduteye. Abantu ntibifuza kubona umugisha bawugiye kuwushaka, barashaka ngo basange mu nzu, ariko bizatugora. Yego, ariko nejejwe nuko uyu mugoroba mwasengera. Urakoze cyane, tuzagusengera. Ndakwakiriye. Alo. Urumva watera intambwe nka Namani ukajya guhura n'umuhanuzi w'Imana, ukeneye ikiganza cy'Imana papa? Ni ikiganza cy'Imana cyane, numvise ko ngari hafi. Ngwino ejo saa 4 nzakubone mu rusengero, ngwino nzaguheraho. Yego, ikibazo ntago mazi. Biri gucaho ngaho, dore muri uwo mutuku kuri televiziyo biri gucaho. Duteranira i Remera hariya mu Giporoso munsi ya gare inyuma ya SP station, ahantu utambuka ku kabari kitwa Kamageni hafi aho uhita winjira mu rusengero rwitwa Nazarene Church. Murakoze cyane, nzaza rwose kwa gatatu. Good Rich TV, alo. Urumva kwizera kwa guhagurutse ejo ukaza? Kibazo ahantu ni kure ni Huye ni homerereye. Nta hantu kure mu Rwanda, icyo ni ikinyoma, biterwa no kutizera kwacu. Kwizera ndagufite aho ikibazo n'ubushobozi. Oya, buriya nta bushobozi. Buriya umuntu wese iyo yarwaye arivuza kandi akivuza menshi. Iyo dufite ibibazo turabikinisha, ariko hari igihe bizadusumba. Ujye uhaguruka ushaka Imana, ndakwinginze. Intambwe utera zaba 100 zaba 200 ugiye gushaka Imana, tuzazicuza mu buzima bwawe. Ndabyemera, ariko hari icyifuzo nari mfite. Ntabwo uyu munsi ndi busengera ibyifuzo, ndashaka umuntu uvuga ngo ejo ndi tayari. Good Rich TV, alo. Ejo uzaza tubonane ngusengere? Birashoboka. Wizeye ko waba nka Namani ukaza ikibembe ugisiga iwacu ku rusengero ugataha uri muzima umeze neza? Imana nkorera umunsi w'ejo ukibikora, atari kubivuga gusa ahubwo kubikora. Imana uzatanga ubuhamya kuri iyi televiziyo ubwira abantu iby'Imana yagukoreye. Usawa.
ejo uzampamagare tuzabayobora. Turakwakiriye Good Rich TV. Alo alo, Good Rich TV. Alo twakiriye undi. Halo. Witwa nde, werereye he? Ikabuga aho hirya kugera kuva Ikabuga ugera ku rusengero ni iminota 10. Ejo saa 4 uzaba uhari ngusengere. Good Rich TV. Alo alo, twakwakiriye Good Rich. Urajya atinda ndamukura, dusigaranye iminota 2 gusa tugiye gusoza. Halo mwiwe. Mwiriwe neza. Ni Good ni bato mrama. Witwa nde, werereye he? Ni nani rondi ngazi mu karere ka Mukamira. Ntabwo dukeneye ko wiyumva kuri televiziyo yawe, niba tugufashe tubwire, nujya kwiyumva kuri televiziyo turagukuraho. Ninde? Alo. 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 Turakumva. Nitkumva garase. Alo. Alo. Nitkumva bazi garase. Ndi hano kwirebero. Kwirebero ni hafi aho si rebero si Kicukiro. Ejo tukubone tugusengere. Naye bajyana mu nsengere mu kuhera. Ejo tuzagusengera iyo nyatsi kuveho nta kibazo. Ejo saa 4 turasoje. Munyemerere dusoreze hano. Bibiliya yatubwiye ngo Namani yari umunyacyubahiro, yari umukundwa kuri shebuja wamukoreshaga, ari umutoni. Ni nawe Imana aheshaga gutsinda kw'Abasiriya, ariko yari afite ikibembe. Umuntu wese uyu munsi ufite ikibazo, haguruka n'ibirenge byawe utera intambwe ugere mu nzu y'Imana, uzasubiraho nta kibembe usubiranyeyo. Kandi niwumvirira ijwi ryavugiye muri jye, uzamenya ko Imana yavuganye n'umuhanuzi. Ukeneye guhura n'uwasizwe ngo Imana ihindure ubuzima bwawe. Munyemerere mfunikiye ahangaha. Iyo wumvishe umwuka wera kuganirije kandi ukumva n'ibyawe, ujye uhaguruka n'ibirenge byawe, Imana izaguha umugisha. Reka dusenge. Turasoje. Na hejo saa 4 tuzasoza saa 2 za nimugoroba, ariko saa 10 turekura abajya kure bagataha. Saa 2 dusozanya n'abava mu kazi. Ufite akazi uravuga ngo ntabwo nabona uko nza, amateraniro y'abanyakazi ahera saa 11 kugera saa 2 za nimugoroba. Abaje mu gitondo baturutse mu ntara zitandukanye tubana nabo kuva mu gitondo kuva saa 4 kugera saa 11 za nimugoroba, bakagenda gutega bagataha. Saa 11 abandi bakinjira bava mu kazi, tugasoza saa 2 z'umugoroba. Nta mwanya dufite wo gupfusha ubusa rwose. Nuza tuzagusengera, kandi rwose ndabizi neza ko icyo kibembe uzagikurwaho burundu. Mwami Yesu turagushimiye, tugushimiye kubwira ijambo washyize ku mutima wanjye, Mwami w'abami. Ndagushimira ko Namani ufite ikibembe yamaze kumva, kandi yamaze kurangirwa inzira yakiriramo, yamaze kurangirwa igisubizo yagikura. Nyemerera umwuka wera araraganiriza buri wese kugira ngo abashe kumenya aho yakirira n'uwamukiza. Ndagushimiye mwuka wera
kubasha gukora ibirenze ibyo tuvuze. Mwuka w'imbabazi n'ubuntu n'urukundo bikomeze gusaba mu mitima y'abagukunda, kandi abatari bakizwa turabasengeye gutanga agakiza mwami, abifuza gukizwa turabasengeye ngo bafatishe umurunga w'ubumwe n'amahoro n'urukundo, maze bakunde mu nzu yawe, bakunde kuza aho uri, bakwegere ku manywa na nijoro, bahore bagushaka, maze ubwo bakwegera ubakize amakuba yabo n'ibyago byabo. Ndagushimiye mwami kagakiza kazatemba muri benshi, kandi ubugingo bwa benshi buzakomeza kurindwa. Urakoze kukiza abarwayi, kandi ubuntu bwawe bukomeze kuba kuri bo mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, mugire umugoroba mwiza. Shalom shalom.